Imana iravuga ngo ntabwo meze nk'abantu bivuguruza kandi abo mfite mu kiganza nawe abankuramo cyangwa se nawe abanyeganyeza na gatoya. Ntabwo meze nk'abantu bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzabankura. Kandi nongera kubwira ngo humura nshuti nkuzi mu izina, nararahiye sinzakureka cyangwa se sinzakuvaho no ku munsi mubi w'amakuba yawe, n'igihe uri mu ntambara, n'igihe uri mu bigeragezo, n'igihe abantu bari kukuvuga nabi, nzakurwanira, nzaba ndi iruhande rwawe, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Humura nshuti nkuzi mu izina, nararahiye sinzakureka umunsi mubi w'amakuba yawe, nzakurengera. Kandi nzakora igishoboka cyose kugira ngo abantu bamenye Imana, kugira ngo abantu bamenye imbaraga z'Imana, ariko mbicishije muri wowe cyangwa se mbinyujije muri wowe. Aka kanya ikintu nkwifuriza, ndakwifuriza ko byibura Imana ikugera mu biganza byayo. Niyo kintu ngusabira aka kanya. Ndagusengera nkwifuriza kuba nyine waba umwe mu bantu Imana ifite mu biganza byayo. Isezerano ni ibyanyu n'abana banyu, sinzabarangarana. Iminsi ishize nabateguriye video mbabwira yuko Imana Inoka cyangwa se Kagarara Ashton Small yahuye n'uwitwa Ashton Hall. Abantu benshi bakomeje kugenda bandika hasi muri comment bagira batese ko Kagarara bagiye kumuhereza imodoka, essence azayikura he mu Rwanda ko nakaza afite, akaba akiri umunyeshuri. Iyo modoka ihenze niba imuhereza essence azayikura he? No mpamvu natanye babwira ngo Imana ntabwo ikora nk'abantu, ntabwo yivuguruza kandi ntabwo itekereza nk'abantu. My brothers, nese umuntu wigeze kunyandikira comment naramubajije ngo ese Imana urayizi? Aransubiza ati rwose Imana ndayizi kandi cyane ndanayubaha ndayikunda. Ndongera namubaza nese kuki wumva yuko Imana yamuhuje nawe itamuhereza essence? No mpamvu uyu munsi ngarutse mbabwira ngo umwuka byara mwe wogahekawe ugiye wubaha Imana, jya wubaha izina Imana gusa, ibyo birahagije. Nakubwiye ngo humura nshuti ikuzi mu izina, yararahiye nizakureka kandi nizakuvaho no ku munsi mubi w'amakuba yawe izaba iri kumwe nawe. Uyu musore ubone nkuko nabibabwiye yitwa Uwizeyimana Inoka, umwite Kagarara cyangwa se umwite Ashton Small. Ngiro muri kubibona neza yuko rwose Imana naho itakura umuntu kandi n'ahantu itageza umuntu. Niba naho hari ikintu ufite ushima Imana, uze kunyandikira hasi muri comment ngo ijambo amena gusa, ibyo biraba bihagije, ibyo biraba bibaye. Ndakubwiza ukuri, God is God. Imana ni nziza, Imana ni Imana, Imana ni nyine izahorera Imana kandi ibihe byose. Uyu musore bamuhereje imodoka ihenze cyane, ni ukuri kw'Imana pe, nubwo yabidahenze igiciro cyose yabifite, byibura ntabwo yari kuzapfa ayigonde cyangwa se wenda yari kuzayigura ariko bimugoye. Sinzi rwose niba uriho urabyumva neza, ntabwo nshatse kuvuga yuko wenda atabona ubushobozi bwo kwigura imodoka, yabubona pe, ariko iriya n'iyindi blessings, uriya n'undi mugisha, iriya bayita gift of God. Icya kabiri, abantu bibazaga bati se Kagara niba muhereza imodoka azakura hehe aya essence? Narabivuze ndabisubiramo n'uyu munsi ndongera mbivuge. Imana yamuhuje na Ashton Hall yamuhereza essence. Imana yatumye tumumenya yamuhereza essence. Ikindi cya kabiri, bakimuhereza imodoka Kagara bahise bamukubita, bahise bamurengerezaho miliyoni 7,300,000. Ubwo bivuze ngo ni amadolari 5,000. My brothers, ibaza umuntu agwereje imodoka, agwereje noneho n'amafaranga ya essence. Sinzi niba icyo kintu uriho uracyumva neza. Ese ni gute byibura utavuga ngo imbaraga z'Imana ziragaragara kandi iyo zakugezeho zirakora, zititaye ku byo abantu bavuga, zititaye ku bakwanga? Ndakubwiza ukuri, nubwo waba umwanga, Imana yamushizeho ikiganza, nta kintu na kimwe wagira ibiki, nta kintu na kimwe wakora. Ubundi baravuga ngo iyo Imana yagutunze inkoni nawayitambika cyangwa se nta muntu n'umwe wayihagarika. Nyuma y'ibyo tugiye kurebera hamwe udushya 5 gusa twabereye muri tour ya Kagarara ndetse nyine na Ashton Hall igihe bazaga mu Rwanda. Ubundi murabizi neza yuko bahereye mu gihugu cya Ghana, bakurikizo igihugu cya Cameroon, bakurikizo igihugu cya Nigeria, bakurikizo igihugu cya Benin, none uyu munsi baje mu Rwanda cyangwa se baje mu Rwanda. Rone mpamvu nkubwira ngo rwose u Rwanda rufite umugisha, abasore b'u Rwanda, aba content creator bo mu Rwanda dufite blessings. Ngiro murabizi neza ko mu minsi ishize cyangwa se mu minsi yatambutse haje
musore witwa Aisho Speed abantu baramwishimiye nawe murabizi neza ko numwe mu ba content creator bafite izina rikomeye cyane hano ku isi ariko especially muri Afrika tumufata nk'umuntu nyine w'igitangaza ro yaje mu Rwanda kandi rwose avuga yuko yakunze igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi haje uwitwa Ashton Horo ni umukire ni umuherwe my brothers narabibabwiye umuntu ufite indege ya private ujye umwitondera aba ari umukire aba ari umuherwe abantu bazigondera zira ndege baba ari bakeya kandi cyane. Agashya kambere karanze iriya tuwa kanangaje cyane ni uburyo bakiriwe nyine bakigera ku kibuga cy'indege cyangwa se bakigera hariya i Kanombe rwose byari ibintu byiza njye narabikunze cyane ariko especially ndareba abakobwa pe nyine hari abakobwa biza cyane babakiri bari bafite indabo nziza cyane kandi bari bambaye neza nyine udupantaro dusa ndetse n'udupira dusa cyane rwose abakobwa b'u Rwanda protocol y'u Rwanda mumeze neza cyane muri gukomeza kugenda mugaragaza yuko u Rwanda turi abasimu kandi cyane bajyaga bavuga nyine ngo mu Rwanda dufite abakobwa beza dufite abari beza bameze neza cyane bateye neza nyine nkumva sindi ndabyemera neza kubera yuko ntabwo nigeze ngirirwa amahirwe yo gutembera ahantu mu mijyi cyane ariko noneho rwose kwino tuwa rwose nabonye yuko u Rwanda rufite abakobwa beza pe rufite abakobwa beza wabyanga wabyemera dufite beautiful girl rwose abakobwa ndabashimira cyane niba uri umukobwa ukaba uri umama ukaba uteze amatwi ino video Imana ikublessinge. Agashya kabiri ugakomeye cyane kabiri mwino tuwa n'uburyo Ashton Horo yagiye gusura Kagarara ahantu yatangiriye content sinzi niba kino kintu uri uracyumva neza ariko nawe uri kubyirebera kuri screen yawe. Ashton Horo yagize gutya aravuga ati rwose ngiye nyine kujya kureba ahantu watangiriye content nyine n'uburyo wabikozemo ibaze ko babumbye amatafari ibaze ko bakase icyondo ibaze ko bahinze sinzi niba kino kintu uriho urumva yuko rwose ku ruhande rwanjye ndi kubifata nk'agashya cyangwa se nka innovation nyine yagaragarije Ashton Small bivuze ngo uriya mugabo arakomeye uriya mugabo ararenze ariko byibura yagaragaje yuko nyine yicisha bugufi cyangwa se yisanisha na buri muntu. Agashya ka gatatu kagaragaye mwino tuwa n'uburyo Ashton Horo yahuye na Deben rwose byari ibintu byiza cyane uriya musore twa Deben azi Icyongereza my brothers ubundi twese turabizi neza yuko abacontent creator benshi mu Rwanda abahanzi benshi mu Rwanda dufite ikibazo nyine bafite ikibazo cyo kuba nyine tutazi indimi neza cyangwa se zo kuba nyine tutarize neza ariko ngiye wenda hari n'igitekerezo nyangunda kugira nuko nta muntu nakibwira bibaye byiza hakajyaho nk'ishuri ryigisha abacontent creator indimi ndabizi neza ko rwose byazagenda neza kubera yuko abacontent creator benshi mu Rwanda ntabwo baba baragiriwe amahirwe yo kwiga ni kwa kuntu umuntu aba afite talent ni kwa kuntu umuntu aba akunda ikintu nyine akabijyamo ari ugasanga nta skills cyangwa se nta bumenyi ugasanga yize nabi cyangwa se nyine ugasanga rimwe na rimwe kubera nyine ubuzima umuntu aba yaraciyemo ugasanga yarize ariko ugasanga nyine ntabwo yigeze nyine abona umwanya wo kwita ku masomo cyane ubwo aravukiye mu cyaro waba uri kubyumva cyane bino bintu ndi kuvuga aho wavuga kwiga ukajya kuragira ihene aho wavuga kuragira ihene ukajya kwahira kandi ugahita ujya no kuvoma ukaza ukanateka ukaza ukanakora etidine ukanakoropoka nakubura ibyo byose ukabikora rimwe utibagiwe no kumesa uniform uri buze kujyana ku ishuri mu gitondo. Runyamuneka rwose ngewe ndisabira niba uri kumva ino video bibaye byiza nk'abacontent creator bashyiriweho ishuri nyine wowe urabyumva gute bashyiraho nk'ishuri ryo kuzajya bihugura indimi nyine ugasanga na ahantu hagenewe abacontent creator gusa ese ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza cyane. Reka dukomezeho ku kandi gashya karanze iriya tuwa ya Ashton Horo ndetse n'uwitwa Ashton Small ni uburyo bogari sinzi niba kano kana warakitegeje cyangwa se warakabonye bogari much respect umusore twa bogari rwose ndamushimira cyane ariyaminiya ibintu byose nubwo yaba adashoboye ariko aragerageza yagize gutya aragenda asaba uriya mugabo yuko byibura yamukundisha abantu ntabwo ndibuze kuba nasubiramo amagambo yose yavuze ariko yaravuze ngo ushobora kunkundisha abantu cyangwa se byibura nkundisha abantu nyine nkundisha abantu ngiye karakanura gakunze kandi rwose karamfashije kankizemo paka kanyubatsemo imbaraga byanyeretse yuko cyangwa se byanyigishije yuko ikintu cyose ushaka kugeraho ikintu cyose wifuza bisaba kugiharanira bisaba kuvunika si ibyo gusa kandi bogari ejo bo nabonye kandi kantu ka uriya musore twa bogari ari gusaba interview cyangwa se ari gusaba Butera Knowless yuko yamukundisha abantu ari kubera ko Butera Knowless
rwose yari yananiwe cyangwa se nyine yari yarushye cyane, byatumye atamubonera umwanya. Ariko uriya mwana arakora, kandi arigwana kubaka izina ryiwe, arigwana kubaka brand yiwe. Bogari rwose, you are my role model, nkufata nk'icyitegererezo cyanjye, kandi I believe yuko ibyo nagezeho byose, ibyo nzageraho byose nawe bagizemwo uruhare nubwo utabizi, kubera yuko uma power, uma energy, nyine ushobora gusanga ukiri na mutoya kuri njyewe, ariko kumereza imbaraga kandi nkwigiraho ibintu byinshi cyane. Akandi gashyiro kagaragaye kanyuma, agashya kanyuma kagaragaye mwino tuwa inyuma dutangira nari nabikomojeho, ariko sinabivugaho neza rwose. Kano gashya ngiye nagashya mbona yuko karenze ku ruhande rwanjye, kandi no ku ruhande rwa Kagarara rwose ndabizi neza ko abyishimenetse kandi yabikunze kandi cyane. Kagarara bamuhaye imodoka, bamurengerezaho n'amafaranga. Amafaranga ni amadolari 5,000, ubwo ni miliyoni 7,300. Si ibyo gusa kandi bamuhereza imodoka. Nababwiye ngo nigeze nakora video, umuntu arazarambwira ngo ese Kagarara ko bamuhaye imodoka mwoka byaramwe azakura hehe aya esansi? Nanjye naramubajije ni se Imana urayizi? Ese Imana yamuhuje nawe, Imana yamukonegise nawe akazenguruka ibihugu bitatu, ese urumva yamuburira esansi? Namwe murabizi neza ko rwose Ashton Hall yavuze ko ushobora gusanga nyine tuwa yiwe agiye kwihagarikira mu Rwanda. Ese murumva u Rwanda tudafite umugisha? Murumva u Rwanda tudafite blessings? Si ibyo gusa kandi rwose nyuma yuko Kagarara bamuhereje ibyo byose, yagize ati rwose ndagushimira cyane, ntabwo ibyo nguhaye, ntabwo ibyo nguhereje ari ukubera imbaraga zanjye, ahubwo nawe wagize imbaraga nyinshi kugira ngo bino bintu nguhereje nawe nyine biboneke cyangwa si nyine bikugereho. Rwose yongera avuga ngo ntabwo ibyo ngukoreye ngufashije, ahubwo nawe waramfashije mu rugendo nari ndimo, kandi nyine narabyishimiye cyangwa si narabikunze. Reka ngushimire cyane rero niba warebye ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Iyi video twari turi kurebera hamwe udushya twaranze tuwa Ashton Hall ndetse n'uwitwa Kagarara cyangwa si Ashton Small. Si ibyo gusa kandi twarebeye hamwe ibyiza Imana ikora, ibyiza Imana ishobora kukugira igihe wayiringiye cyangwa si igihe wayiziye, kandi nyine ugategereza ukaba waiting ngo nawe utekereza ku rundi rwawe. Ubu ngubu iyo Kagarara aza kuba yarihebye wenda akiyahura cyangwa si akikura ikintu kitari kiza kubera uburyo Imana yamuremye cyangwa si kubera wenda nyine uburyo yavutse, ro nyamuneka uburyo waba umeze kose Imana irakuzi, ikuzi mu izina, izakurwanya no ku mutima w'amakuba yawe izaba iri kumwe nawe. Imana ikurinde kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.